Iyi nkuru cyangwa se uyu mugani bikwigisha. Uyu mugani Yesu ngo yawuciriye abantu biyiringira ubwabo bagahinyura abandi bose. Abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga. Umwe ngo asengera mu mutima, atangira kwitaka imirimo yakora cyangwa imirimo nyine ngo akora, abwira Imana ngo ndagushimira ko nameze nk'abakiranirwa, ngo n'abasambanyi, ndetse ngo simeze nk'uyu mugenzi wanjye, ngo kuko ngo mu minsi 7 niyiriza kabiri, kandi ngo nanga 1/10 cya buri kintu cyose nungutse. Naho mugenzi we ngo ntiyatinyuka no kureba mu ijuru. Arangije ngo asenga abwira Imana, nyine yaritekereje mu mutima, arareba asanga ibyo akora bidatwiriye. Arangije ngo abwira Imana ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ngo uyu muntu witekerejeho akabona ari mubi, niwe Imana yahise itsindishiriza kurusha wa wundi wose witatse nyine ngo wirebyeho ubwiza, akibona ko ari mwiza, akibona ko aruta abandi bose, akabona ngo ko ari umukiranutsi. Imana ihita ivuga ngo, Yesu ahita abwira abantu ngo umuntu wese wishyira hejuru ngo Imana izamucisha bugufi, naho ngo umuntu wicisha bugufi ngo Imana imushyira hejuru. Reka iyi nkuru tuyisome muri Luka ibice byaho ni 18 ku murongo wa 9. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Uyu mugani yawuciriye abiringiye ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. Ati abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana ndagushimiye yuko nameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa kabiri, nanga 1/10 mu byo nungutse byose. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira ukuri yuko uwo muntu yamanutse ajya iwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Iyi ni inkuru iri mu gitabo cya Bibiliya muri Luka ibice 18 ku murongo wa 9. Imana icyo ishaka ni ukwicisha bugufi, ni ukwitekerezaho ukireba ububi bwawe, kwirata ibyo wakoze. Ntabwo ari byiza ngo imbere y'Imana cyangwa se ngo guhinyura abandi bose, cyangwa ngo wigaragaza, cyangwa we uyereka ko ari wowe mukiranutsi. Ngo ibyo bintu ntabwo bijya bishimisha Imana, ngo kuko icyo ishaka ni uko uhora uca bugufi, wireba mu mutima, ureba nyine ibitanezeza Imana akaba ari byo wicuza kurusha uko wareba ibyiza ukora. Ibyo bintu ntabwo Imana ibyishimira cyane. Murakoze cyane. Iyi nkuru nawe ikwigishe, kandi niba hari abo wahinyuraga yuko ngo ari abanyabyaha, ukumva yuko ari wowe mukiranutsi, ibintu ntuzongere kubikora kuko ni bibi cyane. Murakoze cyane, mugubwe neza. Imana irusheho kubaha imigisha no kubasobanurira. Bye.